Mu rukera rwo kuri uyu gatatu nibwo ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye mu Rwanda byatangiye guyisa ibyitabaruka rya Nyakwigendera Alain Muku wari umuvugizi wa Guverinoma yungirije w'u Rwanda. Gusa abari hafi yaho yararwariye nibwo bahakanye bivuye inyuma yuko ataritaba Imana ahubwo arwaye, gusa ibyo kwitaba Imana byo ari ibihuha. Nyamara kuri mu gitondo cyo kuri wa kane nibwo ibiro by'ubuvugizi bwa Guverinoma y'u Rwanda UGS batangaje bidasubirwaho iby'urupfu rwa Nyakwigendera Alain Muku, aho bwatangaje ko yitabye Imana aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal aho yazize indwara ya stroke, akaba ari indwara ifata ubwonko udutsi tumwe na tumwe tugacikagurika bitewe hanini no kunanirwa k'ubwonko. Alain Muku yavutse mu mwaka w'1970, yitabye Imana afite imyaka 55. Amashuri y'incuke ndetse n'abanza yagiye kuri ya Perugunga, naho amashuri yisumbuye mu mwaka w'1982 kugeza muri 90 ni amashuri yisumbuye yigira i Rwamagana, yize ibijyanye n'icungamutungo. Nyuma yo kubona amanota amwerekeza kwiga muri kaminuza muri 91 nibwo yaje kwerekeza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, gusa ntabwo yayisoje ahanini bitewe nuko urugamba rwo kuboza u Rwanda rwari rutangiye. Gusa nyuma y'iyo gahunda yaje kwerekeza mu gihugu cy'Ububirigi kwiga ibijyanye n'amategeko. Muku mu mirimo igiye itandukanye yakoze irimo kuba umushinjacyaha, kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha. Mu mirimo y'ubushinjacyaha harimo kuba yaraburanye imanza zigiye zitandukanye zikomakomeye mu Rwanda z'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi. Mu myaka 13 yabaye umushinjacyaha, yabanje kuba umuyobozi w'akarere ka Gasabo, nyuma yahaza kujyanwa n'ubushinjacyaha mu kuba umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Yaje kandi no kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha, nyuma yahaza no gukora mu ishami ry'imanza ndengamipaka. Usibye politike kandi Nyakwigendera Alain Muku kuba yari umukunzi w'imyidagaduro cyangwa se football bizwi nk'umupira w'amaguru, byo byari bimaze kuba ikimenya bose, ariko mu nyemerere mbijyanisha no kuba yari umuhanga mu bijyanye no kuririmba. Zimwe mu ndirimbo yagiye akora zibanzemo izo yakoreye amakipe agiye atandukanye, zirimo n'iyi ngiyi yise Mbabarira yatuye abakunzi ba Rayon Sport. Hakaba kandi n'indirimbo yatuye abakunzi ba APR FC, mubanze muyumve gato. Abakunzi b'urucaca cyangwa se Kiyovu Sport nabo ntibazibagirwa Alain Muku kubera indirimbo yabatuye. Munyemere indirimbo yagiye atura amakipe agiye atandukanye zo tuzisoreze kuri iyi ngiyi yabaye kimenya bose, niyo yakunzwe kuruta izindi. Indirimbo yise Tsinda we batsinda, akaba ari indirimbo yatuye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Usibye indirimbo z'ibijyanye n'imipira kandi Nyakwigendera Alain Muku yakoze indirimbo zitandukanye zirimo niyo yise Gloria, ariko iyi ngiyi ikunda kubica bigacika mu mpera z'umwaka mu kwezi kwa 12, by'umwihariko kubizihiza umunsi w'ivuka rya Yesu cyangwa se Noheli mu zindi ndimi z'amahanga. Hakaza n'indirimbo z'urukundo zirimo nk'iyo yise Murekatete, banza uyumve gato. Bimwe mu byo zibukirwaho harimo nko kuba asize ekipe yashinze yo kuzamura impano z'abana bakiri bato, akademi yise Tsinda batsinda, akaba ari akademi gaherereye muri deuxième division cyangwa se icyiciro cya kabiri mu karere ka Rulindo. Ese wari uzi ko Nyakwigendera Alain Muku yagize uruhare mu kuzamura abanzi bagiye batandukanye mu rwego rwo kubarebera inyungu, ibizwi nka manager, dore ko yashinze lebo yise Boss Papa. Muri abo bahanzi harimo nka Nsengiyumva abenshi bamenye nk'igisupusupu, cyane cyane ku ndirimbo zakunzwe ze zirimo nka Maria Jeanne, Icange n'izindi. Hakaza kandi Clarisse Classira wakunzwe mu ndirimbo zirimo Ntizagushuke, Twapfaga iki, Urukundo ruganze n'izindi zitandukanye. Mbere yuko nshimira mwese twabanye muri iyi documentary n'abategurira, kamanze nihanganisha umuryango wa Nyakwigendera Alain Muku, cyane cyane madamu n'abana babiri asize, ariko kandi ntibagiwe na Guverinoma y'u Rwanda n'abaturage mwese muri rusange. Reka tuzivuga ngo rest in paradise Alain Muku. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro w'ibyegeranyo ukaba wakunze documentary naguteguriye, ntugende udakanze subscribe nk'ibisanzwe. Njye rero gutegura insingana kugezaho je m'appelle journaliste G Bros. Hasta la vista, ciao ciao.